Niyumvira akazi k'ishani byose ni ahandi ngo ndarimvuye muri pause ngiye gufata melange ngo ngeze kuri melange ngo bambwira ngo ni icyabirisha ipura y'icabirira cyaba wose ubwo kandi mbere nari nzi kwisigaye rya wenda pura yari 300 none sige tigura icyatanu vraiment ngo n'agasoda shabe ciro biri guhenda Ozana Yesu urashoboye fresh coffee fiesta bimeze gute ubu mvuye kwa cyokera ugiye kuvuye gukora iki ipura y'ibiryo mbaza ngiki imyumbati angaherera kazi 3,000 ipura y'imyumbati 3,000 kandi hambaza ngo harimo imyumbati ngaye sha nari ndi kumva indirimbo y'Imana ariko ngiye kubivamo reka maze ngubwize katwumva ibintu ari umva shaka fi umva iyo ndirimbo nzareremba Hosiana wakati tujamo mwana wawe tanga tu nkakubwira kuntu moya nakavura gasa ngaho se mubita rero mapa mbajije ngo ikiro cy'umuceri ngo nangahe nyine 2,000 ariko nawe urabeshya ejo bone numvise ikiro cy'umuceri ko ari ibihumbi bingana ari icyatanu ikiro cy'umuceri ni icyatanu tekereza igitoro kitwebwe mu cyaro kigeze kurangaye mu cyaro cyaguraga amafaranga ari 2 ariko ubu kigeze ku mafaranga 1,000 ikiro cy'ibitoki bingahe se no hano Kigali ho ikiro cy'igitoki kigeze kuri 550 ko numva se hubwo muri injiji mwese ako ubundi kamubwira ko twagira business tukajya ducomora abantu tukajya turana tugira ducukura inzu z'abandi tugakuramo imiceri natwe tukagurisha wakintu bamwe tuzabana ahubwo avuga ngo niba mu cyaro ibitoki biri kugura 2 ahubwo wowe urinjije uri kuzana igitekerezo kibi ni kukubwira ngo kera utagira hari aho none mu cyaro ni 2,000 ikiro cy'igitoki reka none nkubwire nyine business tugiye gukora tugiye gushaka amafaranga tujye mu cyaro turangura ibitoki netumara kubira ngo ibitoki tuze tubiranguze i Kigali kubera abanyakigali bakunda ibitoki bakunda no koroshya amabuno sobeze se tuze byabimama bigenda bikubita Nairobi Mombasa sobeze hari nibindi TikTok hari nibindi biba bimeze neza wakintu binyene hari n'utuni bita twatuni natwe twamare kikono twatuni kwamare twifunze twikunira wa mucere bita ngo Tanzania nomero ya mbere ariko mbanze nkubaze hariho imiceri ubwoko bwinshi umva Rafifi inzi gutuye mu cyaro ikiro cy'inyama mu cyaro kiri kugura ngahe 2 reka wacije nibi nono ndi kukubwira nibi none hano muri Kigali iro atigeze kuri 5,500 ubwo rero tuzajya mu cyaro tugakureyo tuze tugurisha mu mujyi umva Gafifi iyo ni ingingo ifatika mbaza ngo ikihe kindi tuzakora amatarji hane nayo wanye nanga litiro ni 500 oya ni cyabiri nibigeze ariko ibiciro biri kuzamuka do Gafifi we ibiciro birimo birataguka yo mamene bimeze gute kura 5 kabisa kura 5 sasa kama nasubu uvuye mu cyano ndutuboda wajya ngo twahegamiye Matausi no bizi imibero akumaze cyumweru biza mu kigo fosa umvase usanga turi ku biciro hano muri Kigali indari yisha abaturage kugira ngo biroroshye no mu cyaro nuko navuye ibyaro nkora iki mbaza ngo wakoraga iki ubukomisiyoneri bw'iki ubukomisiyoneri bw'inka ihene intama ibintu nk'ibyo none se byaranze se no mu cyaro niba inka kera twarayigurishaga 150 ubu mbaza ngo igeze kurangana miliyoni n'igice inka ya miliyoni n'igice ni ikibanza nabangurase ibaze nawe atisha genda gakwaya narumiye ko none ngiye Gafifi iyo bingezeho itangwa hasi yewe none yamarira rose narifite yo mu mujyi wa Kigali ahita kama neza numva mutoje none nigize ikihebe none umbonye bamuje Kigali nje gukora iki uje gukora iki rero kuba komisiyo gute no mu cyaro byabacabira inka zanze inkwavu zanze nje kuranga amazu kejeri keje
yo nigakuru utagiye kundusha amasirenganira mu Kigali wacintu uva cya kintu cyo mu cyaro wacu wumva ko n'umwanya kuvuga abaye mu Kigali imyaka ingana iki cyo ngoma wacintu iyi serendere zo bungu biratubaza ikifo je ubwo kadupanga gahunda ubu nawe winjiye mu mushinga banza ni cyatanu sha cyo gushyira mu musoro ndababwa ibiciro byaruriye do cyatanu icara tumaze dupange neza nyine oya gahabi gafifi iwanyu mu cyaro gafifi rero muri andacomotse ngiye kureba hano nyine tu wowe sigara kansigara uno muntu yatekerezaga ubundi ibi bintu babyita tete vide wowe urabiyonda yawe wagira ngo yaciyemo amabyizi iyo umbwira ngo nimvuge okay nari kuvuga ariko umushangi wa kamambiri yahita igutwika iryo kama wajyaho ni iby'ingurube igiye kubyara suzi ukuntu bimeze kamanuka ku kamanuka ku gikuka kurikirwa n'inyundo wagicucu amabyiwe wagakubinda ku rwembe we uri mu biki ngo ndakamanikwa ku gikwa urakamanuka ku gikwa cya furo esheshatu ugakurikirwa n'inyundo yandi y'amaguru igikwa numvise neza ndakamanuka ku gikwa ugakurikirwa n'inyundo okay noneho rero hadi ubwo ndamanukisha iki amaguru ipine iki noneho ukavuna umuheto vuga ubundi niki cyari cyakuzanye baba we nakundi nyine none se nyine k'ibyana byo mu mujyi ari uko nguko byabaye noneho niba hari ikintu avugaga telefone urayitsindiye ariko twakora iki ngewe ndayishakamo make niba nashakagamo amagi 10 yo gukora kareti n'iki ariko ubundi ugaruye kuri iyo ngingo ugaruye kuri iyo ngingo ubundi mubya ihangaha ibintu bisigaye byarahenze bimeze nabi abaturage ubu ngubu babuze uko babigenza ni iki twakora kugira ngo ibiciro bigabanuke kuko nk'umuntu wari woroye inkoko abona igi akajya kurigurisha akabonamo wenda ikiro cy'ibirayi akaritekera umwana ubu ngubu umuturage asigaye ajyana 3,000 ku isoko agahaha wagira ngo yajyanye 500 ubu ngubu koko nkatwe abanyarwanda ni iki twakora kugira ngo ibiciro bigabanuke ibaze wakavuze leta wowe reka natwe turi leta ibaze niba narajyanaga inoti ya 5,000 nkamanukana icyo kurya kimeze neza n'urwana ku ruhande wese dukora iki ubu se we wabivuga ngo dukora ingingo imwe gusa ubundi tugahita dusoza ibintu byo kuzana byinshi wapi ubu dushaka twebwe twanakitaye ariko ubwo ingingo naheze okay noneho sasa ariko nyine mbonye muri abantu b'abacozi ahubwo ntabavuyemo mwaza phone yanjye wowe jewe nk'umunyamakuru wa DSTV sasa nkane nagira gomba korere inkuru ishimishije naho ubutaha